Muri iki kiganiro turabagezaho ibimenyetso bya zimwe mu ndwara zitandura kunze kwibasira abantu benshi bagashiduka zabarembeje zikabahitana cyangwa zikabasigira ubumuga kubera kutazimenyera igihe ngo bazivuze cyangwa izindi ngamba zo guhagarika ingaruka zabagiraho. Twabasomeye ibinyamakuru bitandukanye byakoze ubushakashatsi kuri izi ndwara bigiye kugarukaho. Ibinyamakuru twasomye harimo Imvaho, Kigali Today, Inyarwanda, Wikipedia, The Telegraph n'ibindi. Twarebye kandi n'ubushakashatsi bw'abahanga muri za kaminuza zitandukanye ku isi, harimo na za raporo za World Health Organization (OMS) n'ibindi. Tuti bakunzi ba Pifa TV Official, twongeye kubasuhuza nanone aho muherereye hose ku isi, twibutsa gukora subscribe mukanda kunzogera kugira ngo ibiganiro tubateguriye bijye bibete bibageraho. Ngiye gutangira ku ndwara y'impyiko. Ku isi yose ifata abantu babarizwa muri za miliyoni. Akaba ari indwara ifata urugingo rw'impyiko ikarwangiza ku kigero gikabije ku buryo rutakaza ubushobozi bwo gukora neza. Umuntu ufite iyi ndwara hari ibimenyetso umubiri ugaragaza bitewe n'uko rwa rugingo rudakora neza, cyangwa se bikaba bigaragaza ko umubiri we umaze kuzura imyanda kubera ko uru rugingo ruba rutakisohora neza binyuze mu nkari. Kumenya ko ufite indwara y'impyiko hakiri kare bituma uvurwa hakiri kare. Ibi bikaguha amahirwe yo gukira no kukurinda ingaruka iyi ndwara ishobora kugutera. Tugiye kurebera hamwe igitera iyi ndwara y'impyiko. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma impyiko zawe zangirika. Izo mpamvu ni zikurikira. Impamvu ya mbere, kuba ufite indwara ya diabete. Nko ku bantu barwaye diabete ishobora gutuma impyiko zangirika. Umuvuduko w'amaraso ukabije. Burya hypertension nayo ishobora kwangiza impyiko. Ibi bikagaragazwa cyane ku bantu bafite iyi ndwara. Kuba mu muryango hari umuntu warwaye iyi ndwara, nawe bikongera ibyago byinshi byo kwibasirwa n'indwara. Ikindi gishobora gutera iyi ndwara, kuba ufite imyaka, uko umuntu akura, burya ibyago byo kuba wafatwa n'indwara biriyongera. Iyindi mpamvu ni ukunywa itabi. Kunywa itabi byangiza imitsi itwara amaraso ndetse bikanangiza imitsi mu mpyiko. Ibi bikaba byagutera iyi ndwara. Ikindi ni umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije ukongerera ibyago byo kwibasirwa n'indwara. Indi mpamvu ni infection zo mu muyoboro w'inkari, nazo zongera ibyago byo kuba wakwibasirwa n'indwara. Impamvu yindi ni utubuye two mu mpyiko. Iyi ndwara nayo ishobora gutuma impyiko zangirika. Indi mpamvu ni imiti imwe n'imwe ifatwa igihe kirekire. Reka turebere hamwe ibimenyetso by'indwara y'impyiko byanakwereka ko impyiko zawe zarwaye. Hari ibimenyetso bitandukanye bitwereka ko impyiko zacu zifite ikibazo. Ikimenyetso cya mbere ni uguhorana umunaniro. Guhorana umunaniro ku muntu ufite impyiko zirwaye biterwa n'uko umubiri utagishoboye gukora umusemburo ukoreshwa mu gukora intete zitukura, kandi uyu musemburo uvuburwa n'impyiko. Ikimenyetso cya kabiri ni impinduka mu bijyanye n'inkari no kwihagarika. Ushobora kubona uburyo wihagarikagamo bwahindaguritse, aho ushobora kwihagarika inshuro nyinshi cyangwa nkeya bishoboka. Noneho hari igihe ubona inkari zahinduye ibara. Ikimenyetso cya gatatu ni ukubyimba intoki n'ibirenge. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko impyiko zawe zitagifite ububasha bwo gusohora amazi mu mubiri nk'uko bisanzwe. Ibi bigaragara ku bantu bose bafite ubu burwayi. Ikimenyetso cya kane ni ukuzana uduheri ku mubiri cyangwa ukumva uruhu ruryaryata. Kuzana uduheri ku mubiri cyangwa ukumva uruhu ruryaryata uko impyiko zidakora neza ngo zibashe gusohora imyanda binyuze mu nkari. Niko ubwo burozi bw'imyanda bwuzura mu mubiri bigatera ibi bibazo ku ruhu. Ikimenyetso cya gatanu ni uguhumeka nabi. Guhumeka nabi nabyo ni ikimenyetso cy'uko impyiko zawe zidakora neza. Ibi bigaterwa n'uko impyiko ziba zitakibasha gusohora amazi mu mubiri, akaba ashobora kuzurana mu bihaha, akahatera ibi bibazo byo guhumeka bigoranye. Ikimenyetso cya gatandatu ni iseseme no kuruka. Hashobora no kwiyongeraho gutakaza ubushake bwo kurya. Ibi bigaterwa n'uko impyiko ziba zitari gusohora imyanda mu mubiri, bityo ukagenda ikuzurana mu maraso, ikagutera bino bibazo. Ikimenyetso cya karindwi ni ukugira umuvuduko w'amaraso ukabije, hypertension. Burya impyiko nizo zigira uruhare runini mu gushyira ku murongo umuvuduko w'amaraso ukabije. Iyo rero zangiritse cyangwa zidakora neza, bishobora gutuma ugira uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso ukabije, kuribwa imikaya cyangwa ugafatwa n'imbwa. Ibi bigaterwa n'uko umubiri uba utakibona neza inyunganizi, imyunyungugu ikwiye bitewe n'uko impyiko zangiritse, kandi arizo zigira uruhare runini
mu kuyishira ku kigero gikwiye. Ikimenyetso cya karindwi ni ukubura umutuzo. Ibi nabyo bikaba biterwa n'uko uburozi buba bwaruzuranye mu maraso. Uko bwuzurana rero bikagera no mu bwonko, bityo ukaba utagitekereza neza cyangwa ngo uturize ku kintu kimwe. Ikimenyetso cya 10 ni ukuribwa mu nda yo hasi aho impyiko ziherereye. Ibi bikaba biterwa n'uko impyiko zawe ziba zararwaye zikabyimba. Iki kikaba ari ikimenyetso cy'uko zirwaye. Ubu bubabare bwumvikana mu gace impyiko ziherereyemo. Mu gihe ubonye bimwe muri ibi bimenyetso, biba bishoboka cyane ko impyiko zawe zirwaye. Ugomba gukora ibishoboka byose ukazisuzumisha, bityo ukaba wavurwa bitarangirika cyane. Reka turebere hamwe ibyo kurya wakwifashisha kugira ngo impyiko zawe zimererwe neza. Mu gihe wifuza kurinda impyiko zawe cyangwa se mu gihe zirwaye wifuza kuzifata neza, hari ibiribwa ukwiye kwibandaho mu mirire yawe. Ibyo biribwa harimo ibiribwa bibamo umunyu wa potasiyumu muke. Aha twavuga nk'amashu, inkeri, pome n'amashaza. Ibindi biribwa ni ibiribwa bibamo umunyu ngugu wa sodiyumu muke. Aha twavuga nk'imbuto, imboga rwatsi wongeyemo n'ingano bizikomokaho. Ibiribwa bibamo fibre nyinshi. Aha twavuga imbuto n'imboga, ingano, amashaza n'ibindi. Reka tugere ku biribwa bibamo proteine nyinshi. Aha tuhasanga ibishyimbo, inyama, soya, ubunyobwa n'ibindi. Gufata impyiko neza kandi ntiwakibagirwa kunywa amazi. Tungurusumu burya nazo ni nziza ku mpyiko, na poivro hamwe n'amavuta ya elayo. Ko bavura indwara y'impyiko. Ubuvuzi bw'indwara y'impyiko bushingira ku mpamvu zabuteye ndetse no ku kigero impyiko zigezeho zangirika. Umuntu ashobora guhabwa ubuvuzi burimo guhabwa imiti, kwigisha guhindura imibereho abayemo, lifestyle, kuba yakorerwa dialysis, kuba impyiko zasimburwa no gufashwa kubana n'uburwayi. Niba ukunze iki kiganiro bitubwire muri comment, ukore like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.